Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndashaka kubereka uko dupakura imodoka muri kontineri. Uyu munsi twazanye imodoka z'amashanyarazi, ni karibu hano Dubai Port. Ndashaka kubereka imodoka tuzipakura gute. Kontineri zamo imodoka enye. Tumaze gufungura kontineri, ndashaka kubereka ukundi bigenda kugira ngo imodoka iyo zamaze gupakurwa zivamo gute. Reka nze mbereke uko bigenda. Procedure ku yindi. Imodoka ya mbere tumaze kuyikuramo. Byo biba byoroshye iyo umaze gufungura imodoka ya mbere ni ukwinjiramo imodoka ukayisohora nta kindi. Ahubwo ikiba kigoye n'imodoka zisigayemo rero. Iya mbere mubonye ibiparitse hasi nta kibazo, muhita wicaramo, shoferi yicaramo akayisubiza inyuma. Igisigaye ni izi ngizi rero. Murabona iyi modoka ya kabiri tugiye gukuramo iramanitse. Iramanitse hasi, bifite ibyuma yicayeho n'imigozi yiziritse. Hejuru ya izamutse nayo murabona ko ibizamutse igera muri plafond neza ya kontineri. Kuyipakura rero bisaba kwitonda kuko uramutse uyizamuye igakora hejuru kuri top ya kontineri yayangiza. Inakoze ku ruhande yakwangirika nabwo. Biba bisaba kumakinga sure ko imodoka iza gusohoka nta kantu na kamwe ikozeho ku ruhande rwa yaba ari kontineri hejuru cyangwa se mu mpande. Biba bisaba rero ko bagiye kuyizirika. Hari ukuntu bagenda reka murebe ukuntu bigenda. Umushoferi yamaze kubifata imodoka, azana aka kamashini ka forklift. Okay, mwabibonye uko bigenda. Shoferi yamaze gufata forklift, afata ya modoka aragenda arifatisha neza, yifatisha munsi. Iyo amaze kuyifatisha munsi bituma azamuraho gato cyane kugira ngo ya migozi yorohe bayifungure. Iyo amaze kuyifungura rero amapine yo hejuru urumva nta kiba kiyafunze, ahita imodoka iba flexible ko yamanuka. None imanurwa na ya forklift ikayimanura buhoro cyane ikayigeza hasi kuko iba ifite amapine. Ubwo imodoka ikaba yicaye hasi, amapine abasha gufata hasi. Iyo amaze gufata hasi rero icyo gisigaye nuko shoferi yinjiramo akayikuramo. Murabona ikintu witwararikaho, ibirahuri bigomba kuba bimanuye. Ibirahuri bizamuye anytime akantu gashobora gukoraho ugasanga ikamenya ikirahuri, ariko ibirahuri bigomba kuba bimanuye biri hasi kugira ngo wirinde risk iyo ari yo yose ishobora kuba yaza igatuma ikirahuri cyawe kimeneka. Ubu igiye gukurikiraho nuko shoferi agiye kwinjiramo ya modoka akayitwara bisanzwe kuko ifite bateri igenda. Birabona shoferi yamaze kugeramo, imodoka arayisohoye. Ubu iyo modoka ni iya kabiri isohotse muri kontineri. Ubu muri kontineri hasigayemo izindi modoka ebyiri. Kontineri ipakiye imodoka enye neza rwose zuzuyemo, murabibona. Iyi ni ya migozi biziziritse. Murabona muri kontineri hasigayemo imodoka ebyiri, hasigayemo iyo hasi n'iriya yo hejuru nayo imanitse kwa kundi nk'uko iriya yari imanitse. Iyi ngiyi muri kubona ko ntabwo biri bugorane cyane, ko ni ugukuraho imigozi yiziritse kwa kundi ku mapine ay'imbere n'ay'inyuma, bagakora reverse igasohokamo. Kuzisohora iziba ziparitse hasi zo ntabwo zigorana. Izigorana zisaba indi mibare n'abantu n'ubuhanga kuba bikora ni ziriya ziba zisa nkaho bashinze zimanitse. Iyi ni kontineri nuko bimeze nyine. Iyi kontineri iba ari 40 feet. Itari 40 feet ntabwo imodoka zijyamo, kandi ifite iriya size, ifite size ya 2.9. Ya modoka yamaze gusohoka muri kontineri, yasohotse iri hanze. Iyo imaze kugera hanze rero biba byoroshye. Ubu imodoka tugiye kuri hariya amasashi, ari amasashi nayo ikavaringa kugira ngo nyine itagira ikibazo na kimwe cyo gukoboka. Dore imodoka isigayemo rero ukuntu imeze. Reka mbereke neza ahantu iziriya modoka ziba zifashe zizirikwa nyine kugira ngo iriya migozi ibifashe. Murabona munsi y'iyi modoka nuko hameze. Ipine ya mbere ibizirikiye, biriya byuma birayifata kugira ngo itagire ahantu yajya imbere cyangwa inyuma. Imodoka kontineri ifite utu dukare bafunga hano hasi, murakabona. Ari iriya migozi igahita igafata hejuru, no hejuru murabona harimo udukondo natwo bafungamo kugira ngo imigozi ibe iri tight. Iki cyuma nacyo hasi cyari gifite amaburo kugira ngo kitaba cyagira aho kijya. Ubwo murabona ko imodoka hano iyiparitse muri kontineri ibiparitse neza n'ahantu yajya.
Okay, iriya modoka ibisigayemo rero ukuntu bigenda murabona isa nk'itendetse hejuru, ukuntu bigenda bazana palete ebyiri hasi noneho ugashyiraho n'akari agapine nako bagasa nk'abagatega kugira ngo katabuja imodoka bakayurutsa kwa kundi, noneho kugira ngo hasi rero amapine imbere afata hasi, noneho ay'inyuma agahita bajyamo shoferi yajyamo ayitwara imodoka amapine y'inyuma akamanuka akandagira cya gipine bayiteze anamanuka kuri palete igahita igera hasi neza nta hantu kamwe kayikozeho. Nuko rero bigenda gupakura kontineri. Murakoze cyane, numvaga ari ngomba kubereka kugira ngo turebe ukuntu